ibigwi n'ibikorwa bye bikomeza kumugira umwe mu bantu bakunzwe. Ni umusore w'inkorokoro, umwe mu basore beza bakina filimi mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni umusore bivugwa ko akundwa n'abakobwa benshi. Umusore ukina filimi agakundwa n'abantu benshi ku isi. Hrithik Roshan yamenyekanye ku izina rya Krish. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu 10 utari uzi kuri uno mugabo ugomba kumumenyaho. Ese yatangiye gukina filimi ryari? Ese yavutse ryari? Niyo mpamvu ugomba kubana nanjye paka ino video irangiye. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Bikizo, tukaba tukugezaho ubuzima bwa stars batandukanye baba bakinnye amafilimi, tukakubwira filimi bakinnye uburyo uteze byagufasha kuzireba. Niba wumvira interest ko twajya tubana, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Niba wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera ubuzima n'amateka y'umukinnyi wa filime ukunzwe cyane Hrithik Roshan, yamenyekanye ku izina rya Krish. Hrithik Roshan yavukiye mu mujyi wa Mumbai mu gihugu cy'Ubuhinde ku itariki ya 10 Mutarama mwaka 1974. Umuhungu wa Rakesh Roshan, umukinnyi wa filimi, umwanditsi, umuyobozi w'amafilimi, ndetse mama we yitwa Pinky Roshan. Yakuze afite inzozi zo gukina filimi kandi yatangiye gukina afite imyaka 6 gusa nibwo n'umusore Krish yatangiye gukina filimi. Hrithik Roshan yinjiye ku mugaragaro muri Bollywood mu mwaka wa 2000 muri filimi Kaona Pyar Hai iyobowe na Rakesh Roshan. Iyi filimi yatumye amenyekana cyane ndetse yegukana ibihembo byinshi birimo Filmfare Award y'umukinnyi mushya w'uwo mwaka. Yakomeje gukina muri filimi zakunzwe, twakubwira zimwe muri filimi yakinnye zakunzwe harimo nka Koh Gaya yakinnye mu mwaka wa 2003 y'ubushakashatsi ku by'amabanga. Agukina filimi yitwa Krish yakinnye mu mwaka wa 2006 ndetse na Krish 3 yasohotse mu mwaka wa 2013, filimi z'ibikorwa by'ubutwari. Iyi ni filimi yamushyize ku ruhando mpuzamahanga. Agukinira Dhoom 2 mu mwaka wa 2006, filimi y'uruhererekane izwi ibikorwa byihuse ndetse n'ubusambo. Yagukiniye filimi Jodha Akbar, filimi y'amateka y'Abahinde. Iyi nayo ni filimi yakunzwe cyane. Yagukiniye Zindagi na Meregi Dobola. Yagukiniye filimi nziza cyane War yasohotse mu mwaka wa 2019. Iyi ni filimi ya action ya filimi y'imirwano. Iyi ni filimi yakunzwe ku ruhando mpuzamahanga. Yamamaye cyane kubera imikinire ye ikomeye nk'umukinnyi uzi gukina filimi neza ndetse n'umugabo ufite impano idasanzwe yo kubyina. Uretse n'ibyo, ni umusore w'uburanga buhebuje mu gihugu cy'Ubuhinde muri Bollywood. Krish yegukanye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Twakubwira ko amaze gutsindira ibihembo byinshi bya sinema harimo Filmfare Award inshuro zirenga 5. Amenyekanye kandi ku rwego mpuzamahanga umwe mu bakinnyi beza ba Bollywood, anashyirwa ku rutonde rw'abagabo b'uburanga ku isi. Hrithik Roshan yashakanye na Suzan Khan mu mwaka wa 2000 gusa batandukana mu mwaka wa 2014. Babyaranye abana 2. Uretse sinema n'umunyamuryango w'ibikorwa by'urukundo, agira uruhare mu gufasha abatishoboye ndetse no gushyigikira uburezi bw'abana bato. Hrithik Roshan ni umwe mu bakinnyi bakomeye muri Bollywood, uzwi impano idasanzwe mu gukina amafilimi, kubyina ndetse no kwitwara neza mu buzima bwe bwite. Yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere sinema y'Ubuhinde kandi akomeje kugira ingaruka nziza ku bakunzi ba filimi ku isi yose. Ni umugabo twavuga ko udasanzwe. Filimi yagaragayemo nta muntu n'umwe ujya uyanga.
umwe mu basore ukundwa n'abakobwa benshi mu Buhinde bitewe na tayi y'umubiri we. Wakoze kunkurikira. Niba hari undi musitari wifuza ko twazagukoreraho watubwira muri komenti nta kibazo. Hamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.